turabashimira mu mwese bakomeza kudukurikira muri aka kanya wo tubazaniye nta wundi yitwa Jado Sinza. Jado Sinza ni umuramyi, umukozi w'Imana, umuhanzi wa gospel. Reka nezezwe no kumuha ikaze. Ya murakoze cyane fra. Jado, amakuru y'iminsi Ni meza ndashima Imana kabisa. Ya. Mere ameze neza Cyane kabisa arakomeye. Ariko hari ibintu yigeze kukumbwiraho. Yarambwiye ngo indirimbo zawe zibona nk'ubuhanuzi, ati buriya Jado ngiye mufata nk'umuhanuzi. Tubyitero sinzabyibagirwa. Ikintu cyantangaje no kuri sinzabyibagirwa nawe yazamutse mbona abyinjiyemo pe. Buriya n'umwana tugira kabisa w'umurokore wicara agahanura mu ndirimbo. Twabonye Yesu yabigeze muri iki gihe gikomeyeho, duhita twibuka urukundo. Tanibuka imyaka 20 ishize ndiho. Nge numva ndamye, numva Imana ubu mfite ububyutse bukomeye, ndi kuvuga imbaraga z'Imana nkumva naguruka. Mbese twariyubatse kugera kuri rwo nkitangiye kujya ntanga ubuhamya, hagiye mbitagira nkajya ngo birongeye biragarutse. Ariko kubera kubivuga kenshi sigero none numva mbivuga ndi mu mbaraga z'Imana, kandi nkumva biragira ikintu bimarira abanyarwanda. Iriya ndirimbo nyine nuko nguko nyine ni ibijyanye n'ibintu by'iwacu gusa. Ati hari ibintu Imana inyuza mu bihangano bye bikarangira bifite ukuntu bisohoye no muri famiye. Ibyo bintu byaba ari byo bimeze bite? Bon, bijya bibaho ariko n'ubundi se ko indirimbo ndirimba ni ubuhanuzi, kuko ndirimba ijambo ry'Imana kandi ubuhanuzi bukomeye ni ijambo ry'Imana. So bijya bibaho noneho mu rugo nkasanga ibintu naririmbye nyuma yaho hakahita aba nk'ikintu kidasanzwe, wow, bakavuga uko Jado yari yaciye amarenga. Ya rero ndashimira n'Imana ko ijya inkoresha no mu muryango wanjye. None se ubwo muri famille babimenya ubuhanuzi bwatangiye kukunyuzwamo nawe ndutaramenya ibyo ari byo, cyangwa babimenya bakanabihuza ari uko byasohoye? Ubu ngubu basigaye bafashwa n'indirimbo bakavuga bati ibyo ari byo byose hari ikintu tu muri iyi minsi iri imbere. Bon, bibaho biterwa ariko n'indirimbo nakoze. Nanone hari indirimbo ziba ari izishimwe zo gushimira Imana, hari indirimbo nk'iyo nakoze ejo bundi yitwa ndategereje gusingira icyo wambwiye. Hari ikintu cyahise kiba gikomeye gishimisha mu rugo. So rero bare expectinga nyine ikintu tu bitewe n'indirimbo cyangwa ikintu ndi kuvuga. Ukomeje ku ndirimbo yo kuri album uri gukora. Iri album uyigeze he, bimeze bite? Iri album nyigeze kure. Ndumva nsigaje gukoraho nk'indirimbo zigeze muri 3 cyangwa enye nizo nsigaje gutanga, ariko audio zirakoze, hasigaye gukora amashusho yazo. Ukaba rero iyi ngiyi yamaze gusohoka yageze hanze, dusangize muri makeya icyo wifuza ko nawe umuntu wayumva ari guhita akayibona kuri televiziyo, akayibona kuri TV7 cyangwa se n'ahandi, cyangwa se akayumva no kuri radio. Wifuza ko ari iki yasigara niyo yayumva iminota 2 yonyine? Niki wifuza ko yakusigarana? Harya yitwa gute? Yitwa Nta Yindi Mana. Ndumva ari ibintu bitatu nashatse kuvuga muri iyi ndirimbo. Cyambere harimo ishimwe, harimo ishimwe rikubiyemo icyubahiro cy'umwami Yesu wahoze wambaye ubumana agahinduka umugaragu akicisha bugufi ku bwacu. Nashakaga kugaragaza uwo yari we kugira ngo n'umuntu wenda utamuzi abashe kumva uwo yahoze ari we, hanyuma yicisha bugufi ku bwanjye nawe, ndetse muzi ibyo yakoze ku musaraba ku bwacu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni uburyo yirengagije iminsi yacu yo kujijwa. Hari iminsi abantu bagiye banyuramo y'ubujiji, arabyirengagiza ndetse ngo atwongorera n'ijwi rye ryiza rituje ko atubabariye. Ubu turi abana b'Imana. Hanyuma ikindi kintu kimwe ni ukuvuga ko nta yindi Mana iriho yahwana nawe, ari we wenyine ukwiriye guhimbazwa, ari ukwiriye gushyirwa hejuru. Ndumva ariyo message nashatse gutanga muri iyo ndirimbo. Abantu badukurikiye bari ahantu hatandukanye muri urugendo rwa album, tubwira icyo wifuza kubabwira. Ntabwo ari ubutumwa ukeneye kuzababwira kuko poster y'igitaramo nyirizina watangiye kwibutsa ko hasigaye amasaha runaka ngo igitaramo kibe n'abantu n'uyu munsi ukwiye kuvugana nabo.
ugira icyo wifuza kubabwira muri aka kanya. Ikintu nababwira ni uko mbakunda cyane kandi nifuza yuko dukomeza gufatanya gushyigikirana kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka. Numva nifuza yuko iriya concert bazamba hafi nk'inshuti, tugafatanya kuyitegura kugira ngo izarusheho kuzaba concert nyine tuzahembukiramo umugisha w'Imana, amahoro y'Imana, guhezagirwa bikazaba biyirimo. Rero navuga ngo bakomeze badusapotinge, batube hafi. Mbere yuko dutandukana mu kanya tureba iriya ndirimbo widucurangira rwose mu buryo bwa live kuri gitari yawe, ariko mbere yuko dutandukana hari ikindi wumva babwira abantu badukurikiye? Ikindi nababwira ni uko mbashimira cyane, ndabashimira uburyo bajya bakira ibyo Imana impa kubaha, bijya binezeza. Njya mbona amakomenti yabo kuri YouTube, kuri Facebook, ndabubaha kandi ndabashima. Bareke dukomeze dukore, ejo ni heza. Tutaratandukana, Jado, hari aho uruzina ryawe riri kugenda rigera. Jado muri 2017 ntabwo ari wo muri 2019, hari ibikorwa binini, abagukunda bariyongera umunsi ku wundi, turabibona n'abandi barabibona. Utekereza ute ku kwaguka kw'izina? Bamwe bibaviramo ko usanga bikuza muri bikintu kitari cyo kuguma ari abakozi b'Imana bukuri. Icyo kintu kivugaho iki? Ugitekerezaho iki? Nibwira ko atari cyo gutekereza, ari uko izina rya Bastinze ryabaye igitangaza nyuma y'aha ngaha. Ubivugaho iki? Ijambo ry'Imana ndumva ari mu migani ibice ntari kwibuka neza, iravuga ngo abashaka ubwiza, icyubahiro n'ubugingo, ngo tubishakishe gukora ibyiza tudacogora. Iryo ni ijambo rikomeza umutima wanjye, nkumva yuko ikintu cya mbere nkwiriye gukora buri gihe uko Imana yanteza intambwe yose, numva nsenga Imana ngo guca bugufi cyane birusheho kuba muri njyewe, kubera ko ibyiza byose twageraho dukwiriye gukomeza kubishakisha gukora ibyiza tudacogora nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nindamuka ntandukiriye gukora ibyiza ntacogora, nzaba nataye umurongo w'Imana. Nicyo kintu nabasha kubivugaho. Imana rero ikomeze inshoboze, kandi numva nta gahunda mfite yo guhinduka. Urakoze cyane. Namwe murakoze, ndabashimiye cyane. Imana ibagure cyane. Niwe byiringiro, tugende. Yirengagije amisi yanjye kujijwa, umwami wanjye yambatuye mama rihangu, anyongorera n'ijwi rye ryiza rituje, ati mwana wanjye ndakubabariye. Anyongorera n'ijwi rye ryiza rituje, ati mwana wanjye ndakubabariye. Nta yindi mana nawe Yesu we, nta yindi mana, nawe nta yindi mana.